Banyarwandakazi, reka nongere mbahe ikaze inshuti z'u Rwanda, inshuti banyarwandakazi. Igicamunsi cy'uyu mugoroba cyangwa se kuri uyu mugoroba ni amasaha y'isa 9:16. Ntabwo nzi aho muherereye hose, ariko reka mbasuhuze mbifurize kugubwa neza kandi nongere no kubaha ikaze ku makuru y'aya masaha, aho avuga ko igihe cy'agahenge mu burasirazuba bwa RDC cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongerewe. Aya makuru dukesha ikinyamakuru Igihe. Mwese nk'uko mwakomeje kubyiyumvira hirya no hino ku isi, reka mbanze mbasabe gukora subscribe kuri Mugirene TV, nawe uri kuri Garuka Rwanda. Imana y'amahoro ikomeze kubaho umugisha banyarwandakazi. Ndababwira ngo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa RDC n'iz'umutwe witwaje intwaro M23 zemeranyije kukongera agahenge kakava ku minsi 3 kakagera ku byumweru 2. Agahenge k'iminsi 3 kagiyeho nyuma y'ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko byagaragaye mu itangazo yashyizwe hanze tariki ya 11 Ukuboza 2023, rigira riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashima agahenge k'amasaha 72 kemewe n'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bibaye nyuma y'ingamba zashyizweho ubwo Avril Haine uyobora iperereza ry'igihugu yagiriraga uruzinduko muri RDC n'u Rwanda tariki ya 19 n'iya 20 Ugushyingo. Ibiro ntaramakuru Lete kuri uyu wa 14 Ukuboza 2024 byatangaje ko byavuganye n'umwe mu bakozi bo mu biro bya Perezida wa Amerika uri mu bashinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'izi ngamba, yemeza ko agahenge kongerewe. Uyu muyobozi utashatse ko amazina ye kandi ajya hanze cyangwa se atangazwa yagize ati habayeho kongera agahenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera ku byumweru 2. Aka gahenge kabayeho nyuma y'imirwano ikaze yarubuye muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo kuva tariki ya 1 Ukwakira kugeza tariki mu minsi ishize. Inshuti banyarwandakazi, rero ngayo nguko mu minsi ishize nibwo twumvishe amakuru avuga ko M23 cyangwa se imitwe y'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi zitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo ndavuga iburengerazuba bw'u Rwanda, hari imirwano ikomeye aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye aba bombi cyangwa se bano babiri bahanganye kuba bakumvikana, bakaba bashyizeho agahenge k'amasaha 72, bivuze iminsi 38 iminsi 3 ariko noneho babonye bikurikiwe baravuga bati mwakoze cyane, noneho nimwihangane mumare nibura ibyumweru 2. Kubw'ibyo barimo baganiraho. Murabyibuka neza abanyarwanda, inshuti za Mugirene TV, namwe abari kuri Garuka Rwanda TV, twabonye amakuru atubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye Felix Tshisekedi cyangwa se umukuru w'igihugu cya Kongo n'uyu munsi n'undi matora ashaka kongera kubayobora indi manda, bamusaba kuba bishobotse cyangwa se mu buryo bwiza yavana drone ziri mu kirere kugira ngo na Leta y'u Rwanda ivane ingabo ku mupaka. Amakuru ku buryo bwimbitse rero cyangwa se ubusesenguzi bwagiye bukorwa n'abantu hirya no hino uko bagiye bavuga mu bijyanye n'ibitekerezo cyangwa se batanze comment, turaza kubigarukaho mu kanya gato cyane mu kiganiro turi bugire kirambuye saa 11 z'umugoroba cyangwa se saa 3 z'ijoro. Icyo ngusaba nkwibutsa ni ugukurikira cyangwa se ugashyigikira Mugirene TV, ukora subscribe, ugashyigikira Garuka Rwanda TV, ugakora subscribe. Iyi Garuka Rwanda TV ni nshyashya mu matwi yawe, ariko nzi neza ko ntago
ari nshyashya komusa, ahubwo uzayikunda kubera ko ni umuvandimwe uzaba akiri wa Sadi Shakur wavuze ati reka nanjye nshaka ukuntu nakora undi muyoboro uzajya umfasha gusangiza ibitekerezo abanyarwanda, gusangiza akandi ku mutima abanyarwanda mu buryo bwanjye, bityo abo tubyumva kimwe babashe kuba banshyigikira tubane amasaha yose. Ngaho rero mukore subscribe kuri Garuka Rwanda TV, muyisangize inshuti n'abavandimwe. Wakoze kubana natwe, nakwibutsaga ko kandi inshuti yanjye ntago ari yanjye, nta nubwo ari iyacu, ni iy'igihugu cyose cyase, ni iya buri muntu wese, abo umuzungu, abo umwarabu, abo umwirabura, uwo ari we wese irakureba. Uruhare rwawe kugira ngo utere imbere n'uburenganzira bwawe birakenewe. Urakoze cyane, reka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, na cyane cyane mwe muyifuriza abandi. Bye.